ubutumwa bwiza nibumara guhetura isi nibwo imperuka izahera ko ize. Mbese uzaba witeguye ute kuri uwo munsi, cyangwa se uzapfira musanga udashyitse? Nimube maso bana b'Imana, muhore mukenye mu mitima, kuko iyi si turimo irashaje kandi igeze ku iherezo. Nimube maso bana b'Imana, muhore mukenye mu mitima, kuko iyi si turimo irashaje kandi igeze ku iherezo. Ibimenyetso Yesu yasize avuze byose byamaze kugaragara bagenzi. Yasize avuze ko hazaba intambara nyinshi, bana b'Imana mukenyere kigabo. Ibimenyetso Yesu yasize avuze byose byamaze kugaragara bagenzi. Yasize avuze ko hazaba intambara nyinshi, bana b'Imana mukenyere kigabo. Nimube maso bana b'Imana, muhore mukenye mu mitima, kuko iyi si turimo irashaje kandi igeze ku iherezo. Nimube maso bana b'Imana, muhore mukenye mu mitima, kuko iyi si turimo irashaje kandi igeze ku iherezo. Bwoko bw'Imana dufatanije uyu murimo, mwihangane tugiye kuruhuka, tuzatamagizwa ku nyanja y'ibirahuri, twibagirwe imiruho twanyuzemo. Bwoko bw'Imana dufatanije uyu murimo, mwihangane tugiye kuruhuka, tuzatamagizwa ku nyanja y'ibirahuri, twibagirwe imiruho twanyuzemo.